sibyo se bimaze iki ibyo bimariye iki ibaze kugera ku rwego wumva ku muryango wose nta kintu na kimwe uvuze mu gihe batari kumva agaciro ka feelings zawe ariko cyo biragukunda nzagukunda se ntabyo twigeze tuvuga ubwo ubona ndi kuzira ibintu byose mve ko nta n'ibyo ndamubwiye cyangwa ngo none se ushatse kuvuga ko none se muri mu biki nimba atari ugukunda ntabwo nzi ibintu biri kumbaho ibyo none sinzi uko urubanza gusa ariko uko byagenda kose nzamurwanirira ko niwe nkunda arabizi se ko umukunda ndakeka bibona kuko nananiwe guhisha amarangamutima yanjye pe ukumva nuko nguko nubwo mfite uburambe mu gukundana ibyo ntabwo mbizi sinzi nuko nabigufashamo none se urakunda umuntu ntabwo abizi nawe ntuzi ibyo urimo ntuzi ubwo nanjye nirwo ruri kuntwara gutya singewe nose kubizi nuko nahoze koko ntabwo ari ukunkuzi pe si nkuzi ubabaye rero si umuhungu kuba yakubabaza kuri urwo rwego rwose ugatuma n'umuntu atirira ngiye rwose ibyo ngibyo isaha imwe mubuze isaha niyo muhamagaye ngasanga iri bize kurya birananira nanjye ni ukurya utariye se njye ndarya ariko veste wagira ko kuvanga amasaka n'amasukari ntabwo jamubeshye urabona ngiye nakwishima gute umeze gutyo base musongera akagari ko n'ubundi bari banabimaze tugasangira n'isosi ibinyobwa njye ndashaka cyubahiro gusa ko cyubahiro noneho ndamukoreye utabonye cyubahiro ntabwo uryama ntabwo njyewe ndi buryo nta nubwo uryama ntabwo ndi guhisamo kuryama mu njya kuryama n'abandi n'ubundi baryama ntabwo ushaka nigire kuryama ubwo ngubwo nyine uryame mu ntebe sawa ugire kuryama ubakire nawe shana nawe Hello mama. Atashye. Neza mwana. Meze mute se? Ngaho reba igihe mba ndahiye. Mwana ukabura buri gihe. Umunsi wa mbere mu rugo se umeze gute? Ameze neza usanze nima kubwira ngo ga. Ko natekerezaga ndi buhasange ntago ariko byagenda. Ndabona nta kibazo wagira. Usanga ibintu twarabitereye hejuru kubera hasigaye basura. Aya. Ariko ndabona bimeze neza arasa neza. Agira ngo undi muntu wafasha kwita ku rugo. Nanjye nakora kuko nshoboye. Ngo ndebe ko nta kare ariko n'ubundi biranze. Mami n'isata ari nige maze atanyuma
uri kumwe Iranze n'undi neza. hano 5 wicaye ese si umugabo Atanu aracyari umwana bahuriye umuntu wiga muri kaminuza aba ari umwana amasomo aza hari igihe mensa akazi hari igihe gatinda nanjye mba ngusabira pe akazi hari igihe gatinda ariko nta kibazo buriya iyo umuntu agafite aba ari byo byiza byo byiza ko kaba kameze kose ukora ibintu ugakora. byinshi kandi ukabikora rimwe nta kibazo none isi y'iki gihe ko ariko imeze ariko ihangane hari igihe bizagenda neza bizakunda hari umunsi umwe bizagenda neza mukomeze muri intwari icyo tureba aka kanya ni uko mumeze neza ndumva ameze neza pe kugeza izi saha ndumva ameze neza usibye agasereri gake karimo kuza nabyo ko wenda ni ingaruka z'imiti imwe n'imwe ariko biraza gukunda nanywa imiti myinshi yego akaza neza mu wari wakumbuye yego pe ndakumbuye nayo nkumbuye kwicarana ubuse ahubwo ubu ngubu ngo yabashije kubategurira ikintu kizima nibura kijyanye n'uko mumeze mama namuteguriye maze ukuntu yavuze ngo namenye guteka mwana we cyakubwiye ko ntanangabure yatetse nk'uwatekeye abantu benshi ndamuzi guteka yambwiye yabitatse wajyawe n'iby'ubwami ariko maze no kumenya guteka wagira ngo ugire ku ishuri nabyo barabibigisha noneho muri iyi minsi uzahita wemera ndabona ngiye noneho kubyibuha Cyane ibyo rwose. natakaje ubwo ndabikuje ntuzabiteka bikamusubiza kwa muganga ntabwo uzavana ko Gusa nyine ugiye byarantunguye. kuzakabya guteka nari nzi ko ari umutesi Aya. numvaga nta kintu azashobora nibazaga uburyo ibintu byose uzabikora ukaza ukamwitaho umwana mu rugo ariko burizi ko kuva mwagenda narabimweretse gusa uko agomba gutegura ibyo kurya nta mwanya nari bubone wo kurya narakuze ibyo muri ndi wabibogeza ntacyo adashoboye gukora n'amasuku mwese murabona hano hadasa neza pe nibyo mpamvu byantunguye narakuze ahubwo naribagirwa icyubahiro ko nabyibagiwe ntuzavuye hano kubura inde Janice mu kanya kandi nijoro cyo gushaka nzadanje byagenze bitera umukobwa yabaye iki umwana w'umukobwa rero mba mbona rwose namukazana wanjye yambitse yakubuze yambuze yagize ubwo aza no kundeba hano uriya mwana amuhamagara pe nsanga yanahangayitse none se mwebwe mwabonaga ameze ate aza kubareba mwabonaga asa nk'umuntu mwabonaga bimeze bite hano tubyambitse avuga ati ndi gushaka cyubahiro nanjye ndamwitegereje mbona ameze nk'umuntu ufite ikibazo nyine mu maso ngo niba hariya tubwiye ko ari ibintu yemo sinzi ikintu ngaragiye niba yagiye kukubaza sinzi ibintu yagiye kukubwira ariko ko numva binteye impungengera muhamagare amagare wumvise amenya atameze neza ko atafata telefone se bade ukuntu yasuye bikanshimisha sino kuri pe ko adafata telefone se ubu wasanga yiryamiye wenda buriya azambwira ejo uza kukureba kumurikira nyine ukuntu yaje ariko se ko nta kibazo kidasanzwe nari nzi se byagenze bite none mugeze muvugana ntabwo twigeze tuvugana ahubwo sinigeze njya no kumureba uyu munsi sinzi uko byagenze rwose njye nagize ngo ntiyize mbese uyu munsi nta makuru ye nigeze menya ubundi ubusanzwe twavuganaga nkajya kumureba nkamujyana ku ishuri none ntabwo wagiyeyo sinagiyeyo sinamujyanye sinagiye no kumureba mbo cyakora nigeze kumuvugisha kararambwira ngo araza kumbwira injira cyakora uzaramuzi ko twakuvugaga se kumbona nta marara byagenze bite ntuzongere kunsiga ari ni ukuri pe haramutse n'abandi ukundi bikwiye umwanya narinda nta mahoro niko yatuma tuvuga ngo yasinziriye ngeze hano barambwira ngo wageze hano urambura ndaguhamagara numva nticiyemo ndavuga ntari ubu waryamye uraza uzamvugisha wenda ejo
none wabaye iki? kubera ukuntu ntarakira neza ndumva naniwe kwicara, ndumva mfite agasereri, ubwo wanjyanye mu cyumba aryama, ndumva nanaye kumva ya mu cyumba cyane, kuva naza ntabwo nakabara. Tenga sura gisigama. Mukobwa reka ngire mu cyumba ubwo uransezera. turavugana. sinzi ukuntu byari bugende yubwira nakubonye. Nibyo. Bambwiye ko wageze hano urongera uragaruka, ariko nanjye numvaga mpangayitse pe. Ari ntangiye kwibaza niba nanjye ndi buriya nguhamagaye nticemo. Ari ntangiye kwibaza niba nanjye ndi buryame ngasinzira ntamenya amakuru yawe. Wansize umunsi wose. None se ntitwavuganye ukambwira ko uyu munsi ntari buze kukureba ngo tujye ku ishuri? Cyo nari nagize ngo ishuri ryahagaze, ariko nanjye wakubwira uburyo umutima wawe wunsimbuka, naba mvuga ndetse bimeze bite, nanjye rega nsigaye no mashaka kukubona. nje kukureba ntitaye ku kintu cyose kiri bube, kandi sinzi ko ndi bunavanga uko byagenda kose ntabwo bindeba. Urabizi ko ari njye muntu wa mbere wo kukumva. Ngiye kukubwira agakuru, urumva witeguye kukumva? Afite kubura umunsi wose urumva ufite kumbwira inkuru. Ndumva nshaka kukubwira inkuru. Nta kibazo mbwira. Nari inkuru nigeze nsoma yo mu mateka y'Abagiriki. Ujya wumva abo bantu babayeho kera? Habayeho umugabo wari umubumbyi, akabumba amasitatu. Ujya ubona ibishushanyo by'abantu ariko bibumbye. Noneho rero aza kubumba igishushanyo cy'umukobwa. Icyo gishushanyo agihereza uturango tw'ubwiza twose, mbese we yiyumvagamo uko yashakaga kugikora. Arakibumba, mbese icyo yatekerezaga yumva yifuza ku mukobwa waba uri mwiza wese agishyira kuri icyo gishushanyo. Hanyuma rero amaze kukibumba agikunda urukundo rudasanzwe, kubera yari yakibumbye ariko abona igishushanyo yamaze kubumba. Nibwo rero yirirwaga akireba, akarara akireba, mbese kandi ari igishushanyo cye yibumbiye. Nibwo rero yagiye abwira ikigirwamana cyitwaga Aphrodite, arakibwira ati birashoboka ko iki kibumbano nakoze wakimpinduriramo umugore? Ngeri dramatic. Bien. Mu mateka rero bemeraga ibyo bigirwamana. Icyo kigirwamana cyaraje kiracyitegereza, kibona ko gikwiye kuba umugore wa Pygmalion. Yitwaga Pygmalion, umuntu washushanya. Nuko rero ngo
kimuhinduriramo umugore. Urumva niwe muntu wigeze abana n'umugore yumvaga yifuzaga w'inzozi ze. Uzi ikintu cyantunguye rero mpuye nawe buriya, sinjye wakubumbye. Ariko Imana yaragiye inkorera umuntu ufite ibintu byiza byose nari buhe umuntu numva nshaka. Urumva? Ntabwo washobora kumva aka kanya ibintu ndi kukubwira. Uzi ko kuva nakubona numvise ntangaye kubona umuntu nyine umeze nk'uko umeze. Nta nubwo yaba ari njye wa mbere ubikubwiye, urabizi uburyo uri mwiza. Nubwo ubugira ngo simbibona, nabaga nzi ko wenda uzagira amakenga ukumva ntiwishimye uvuga uti umuntu ameze atya ni motari n'ibiki, ariko wakubwira uburyo mu mutima wanjye numvaga ameze. Tugitandukana nabaga ngurumana numva ntazi igihe ndi bugarukire kukureba ngo ngucyure. Siko moto yanjye numvaga hari n'igihe ndashaka ko wagira undi muntu yicaraho mu gihe mvuye kukureba cyangwa nkujyanye ku ishuri. Uzi ko nkurakariye. Berekeza. Uzi igihe nategereje ko wambwira basi ayo magambo cyangwa wandeba nk'uko nguko wenda. Uzi igihe nabyifurije kuvuga. Wajya kubitekereza? Nkaba ntari narabimenye. Siko njyewe numvaga neza Mana yanjye. Se basi ntabyo wigeze ubona. Arumva niyo nari kubibona ntacyo nari kubikora. Ariko buri gihe cyari kitaragera, sibyo? Tumva isaha wagira ngo ni ijuru ryamanutse rikaba riri ku isi. Ntabwo wakumva uburyo ndi kwiba. Ubundi se wowe urumva ukiri ku isi? Ndi kumwe nawe nta nubwo njye mba nkiri ku isi. Mba numva nagiye ku wundi mubumbe. Ndi nko kuri Mars, hari undi bajya bavuga wenda na Saturn, ya mibumbe yindi itari ku isi. Cyumvana nyine kuri iyi si ndiho nkumva wonjyanya ahandi hantu. Mbese ntabwo nzi ikintu cy'ukurimo gituma iteka ryose iyo turi kumwe mba numva nyine nabaye undi wundi. Ibaze ko ibintu byose bicecetse ngo bitatuvangira. Si byo se? Ese buriya wait, ubu sinshobora kuba ndi mu nzozi. Ndibuka ko ngiye kuryama saa yine nkabura ibitotsi, then nkacika iwacu nkagenda. Ntabwo ibi bintu byose biri kuba ntabwo ari inzozi. Ntabwo zaba ari mbi, ariko ntabwo nakishimira ko zahera mu nzozi. Ubuzima bw'inzozi nabwo yari bwiza butuma iminsi yicuma. Ariko Jenny, uzi ko nta kintu na kimwe kibi mba nkwifuriza, mba numva nshaka ko watera imbere kandi ko wasucceedinga mu bintu byose pe. Ese buriya waba uzi ko byandenze nkabigeza no mu rugo bakaba birirwa bakumpora ngo ni gute nakunze motari. Byageze aho ngaho se? Yeah. Yego ko Mana, ibyo se nabyo bakabikuziza cyane rwose. Gusa njye ntabwo mbyitayeho ko byagenda kose. Nzarwanira icyo nshaka. Uru rugamba rero tugomba kurufatanya tukarurwana, kandi ndahamya neza ko tuzarutsinda. Akoze cyane. Reka rero mfate kasike. Ngo icyo ndwana kigomba kugaragara. Umara ntabwo uzarurwana wenyine, tuzafatanya kurwana uru rugamba kandi tuzarutsinda.